urakoze cyane noneho indi version nshaka kuzaho ugiye muri filimi uri umuvuga butumwa uri umukristo uri umurokore uri umukristo muri Zion Temple ntabwo itorero ryigeze ribigiraho ikibazo turi umukristo wacu bitagiyemo kuko twavuze ko abarokore batabigiraho imyumvire isa bo buriya genda nashimira mushumba wacu Apotre yagushyize ku ruhande ati mwana wanjye garuka mu nzira genda nashimira Apotre umushumba mukuru avuga yigisha ku misozi 7 yavuga imisozi 7 avuga n'umusozi wa entertainment ibintu arabyubaha namwigisha mwiza mwigisha mwiza cyo kirazwe je ntabwo hari naho dukina abantu garabashwana bati ni gute mwagiye kuvuga amakuru yanjye kuba ko twakinnye imico y'umuntu ntekereza ko ariyo mpamvu filimi zikora ku bantu uko iyo uyireba uribona hanyuma yanditse filimi inzozi arankastinga njya gukina kuri scene akinaga mu mpuriramo n'abahavu Bahavu turakinana dukinanye mu nzozi nakinye yewe yitwa inzozi cyewe ntabwo nari mfite dream yo kuzakina filimi yego ariko nasanzwe muri industry ya cinema na poesie I mean ya theatre yego hanyuma muri theatre wabagamo muri nakinye theatre n'ubunyina mu murage yego hanyuma urinde mu murage Gasaki okay jewe maze imyaka irenga 20 ko nabatijwe mu 19 yego njya mu itorero kuva icyo ariko hagati y'icyo gihe kugeza uyu munsi ibyaha byose abapagani bakora byose nabikoze kandi yewe uretse kuba naraje kumenyekana ngiye muri filime ariko je nabanje no kumenyekana nk'umupagani mwiza ntabwo kugeza uyu munsi kugeza umunsi wakizwa kugeza umunsi nakizwa nabaye umupagani mba mu rusengero nkora ibyaha ndetse byinshi ku buryo umuntu abantu bicara batari ko tujye mu kayi kabari keza bakatari kwakabaza Valens barakazi bivuze ngo icyo gihe abantu bicara bati bazakazi no kuvuga ko bamamuzi nk'umuntu ujya mu kabari cyane musengera handi azijyanye n'icyo cyangwa nakamubwira ati none se wagiye gusenga cyangwa tujye mu kabari kwari umwaku ni umwaku ibyo bintu rero sinzi ijambo ry'Imana mu Baheburayo ari kangahe niba hari umuntu ugoye guhinduka niyo puwe ndashaka kuza kuyimbwiraho byagenze ute noneho ngo uhinduke completely nukuvuga ngo umuntu ugoye guhinduka nzi ni umupagani wo mu rusengero yego abagoye guhinduka abagoye arutwa n'umuntu utabizi utarumvise n'iby'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo waza akabyumva agakizwa ariko umuntu ugoye guhinduka ni umuntu wicaye mu nzu y'Imana ari umupagani kandi adashaka gusohoka mu rusengero kuko abo ikintu kizababaho niba batihanye sinjye ukiteka ariko akenshi amahirwe baba bafite baba bategerereje umuriro utazima mu nzu y'Imana nicyo kibazo rero none wowe papa habaye iki muri ibyo mvuga bigoye kugira ngo wisange ugarutse muri position Yesu agushaka jewe ubuzima tubamo none bushingira ku mahitamo y'ababyeyi bacu y'ejo hashize ubuzima abana bacu bazabamo ejo hazaza bushingira ku mahitamo yacu y'uyu munsi amwe mu mahitamo ntasimburwa ni uguhitamo neza ishuri umwana wawe akwiye kwigamo ishuri rirera umwana wuzuye ishuri rihagarara mu mwanya w'umubyeyi ishuri ryigisha guhuza umutwe umutima n'ibiganza iryo shuri nta handi warisanga uretse muri Authentic International Academy Kicukiro Authentic International Academy Kicukiro ishuri ritanga uburezi bufite ireme rigatoza kubaha no gusabana n'Imana no gushyira mu bikorwa ibyo yigishijwe ishuri Authentic International Academy Kicukiro riherereye mu murenge wa Niba akarere ka Kicukiro nyaruka wandikisha umwana wawe imyanya itarashira ushaka ubundi busobanuro wabariza kuri nimero 078885 cyangwa ukatwandikira uciye ku rubuga rwacu wa #AIA.AC.rwa reka nangire ngusuhuza cyane abadahema kudukurikira mu biganiro bitandukanye tukugezaho nitwa Bikemu turi kuyoboka Mana TV murabizi ko tugira ibiganiro byinshi bitandukanye biba bifite insanganyamatsiko zitandukanye kandi tubashimira umurava ndetse n'umwete mu ndahema kutugaragariza mutwereka ko mudukurikiye yaba mubigaragaza muri comment yaba mubigaragaza inbox mu gikari cyacu hari n'ababigaragaza bakoresheje mobile money uburyo bwose ubigaragaza wifashishije butugirira umumaro thank you ndi kumwe n'umugabo hano rwose
tugiye kuganira ndabona wishimye nicyo kintu mbonye gitangira ikiganiro nuko ari ubwa mbere nicaranye nawe ibyo se byenda kuba bishimishije reka uri icyamamare uri witekane iteka ndaho ndajya amakuru ndaho ndatangaje yego njye nitwa Bikemu maze kubibwira abantu dore ko bo dusanzwe tunaziranye cyane ahubwo ndajya nakira umushyitsi wadusuye uyu munsi kandi ajya ntangariza abantu mbere yuko ninjira mu kiganiro neza nuko nezererewe uyu mushyitsi rwose kugira ngo asanga barakwiteguye cyane rwose ariko uzi kujya mu rugo rutagukeneye bari ibyago kagerayo gakomanga bakajya bahera mu madirishya bagakoroka bakareba babona ari we bakongera bagakinga murebe ko ari cyo kije ndashima Imana ko uje ukenewe kuyoboka Imana TV kandi ndatekereza ko tugiye kugirira abantu umumaro ku bw'iki kiganiro bitewe n'insanganyamatsiko yacyo nizere ko witeguye kuganiriza abantu ndi tayari cyane tangira twibwira nitwa Valens yego umugabo ndubatse ufite umugore n'abana Imana yangiriye neza yego ufite umugore n'abana Imana yakugiriye neza baraho se baraho bameze neza meze nk'abantu bafite ibibazo bike cyane ndetse ntabwo ari byinshi niba badukurikiye se wababwira iki umugore niba ari kureba iki kiganiro umugore we ari ijisho ahantu hose nagiye agomba kumenya ibyo navuze ntabwo ntabwo ndi bujye inyuma y'impamvu z'umutekano wese cyangwa wawe banza ari uwacu twembi nabwira ko ya mirongo twumvikanye ntari buyirengeho hari imirongo ntarengwa cyane burya urugo rugira gitifu kandi niwe yego ibyo byose bigize ingingo z'ikiganiro urakoze cyane tuje kuganira rero kwibuka Imana TV uyu turi kumwe ni umukinnyi wa filimi ubu ngubu sigira ngo we wamamaye buke nubwo wavuze ngo ni icyamamare ubu hari abantu rwose bamaze kugira gutya ati ntidukuraho amaso hano kuri iyi televiziyo tugiye kukureba noneho tugiye kukureba mu buryo bubiri tugiye kukureba nk'umukinnyi wa filimi tunakurebe mu rusengero aho hantu hose ntitwakubona hose ndahari kandi cyane mu rusengero no muri filimi hose tugiye kuhakureba aha muri filimi urinde muri filime yitwa Impanga nyina ndi boss Rukundo yego kugakina n'indi yitwa The Bishop's Family aho nyina ndi Pastor Philip yego mu minsi itabazambara no muri nta joro ridacya nka Kayitare nta joro ridacya tugiye kukureba nka Valens muri aka kanya muri iki kiganiro tugiye kukureba nka Valens noneho duhite tukuzana tunakureba nk'umuvugabutumwa duhuza ibyo bintu ese witeguye ko biza guhura cyangwa aro bitandukaniye birahura ubwo se ko wagira ngo urashaka kuvuga ko niyo uri kwa Valens uri mu ivugabutumwa mba ni mu ivugabutumwa kuko ivugabutumwa rihera mu rugo ko ubutumwa ntabuvuze mu rugo twaje giporomotinga kuba umunyamasengesho kuba umunyavugabutumwa iyo ndi mu rugo ndamutse ngiye kuyobora amasengesho ku rusengero nkajyana na madamu nkavayo ntabanje kuba umunyamasengesho mu rugo tikanti waka ntabwo byakora umugore najya nsenga umugore batari kusiwe ari mu biki ubutumwa ari kuvuga rumva bujyanye ndetse bigomba guhera mu rugo none se ko kuvuga ari ubutaruka ku mugani bamukisinga umushepfana ikina mutama nuko rwose kwa Valens na ntubu urubyaro rwaranze rwanze kwa boss Rukundo mu mpanga kwa boss Rukundo urubyaro rwaranze twaragerageje mfite poeme yitwa ngo hose hose bararira habamo nyine umukire utabyara Imana yaduhaye byose kwa boss Rukundo niyo mpamvu hazamo akantu ka boss mu bijyanye no gutunga mu by'isi Imana yabiduhaye ariko kubyara byaranze kandi ntidusiba akazi murimo turawitabira ariko byaranze akazi karakorwa ibintu byose bimeze neza ariko byagira ku cyuro byabo bikibana nyamara mw'iki kiganiro harimo n'abandi barukundo bari kukureba nabo barahari bagenzi banjye ntabwo ari cyegenye gusa birinde ntibafate ibyemezo nk'ibyo mbona ugiye gufata Imana ibafashemo reka tuganire tutaraza kuri Rukundo wo muri filime noneho tuze gatoya hari ikintu cyari maze nshaka ko uduhuriza kandi Imana ibidufashemo nzi ko umwuka w'Imana ari kuri wowe kubisobanura ko mbikubaza kuko nubwo uri muri filime ariko
njye burya nkuzi nk'umukristo nk'umuvugabutumwa hari abantu babona umuntu ari gukina filimi bagahita bakomesha waba uzi nka Valens ari umupurica mwiza sibyo ari umuntu ubwiriza ijambo ry'Imana cyangwa ari umuririmbyi mu kanya wabona muri filime ati agiye mu by'isi nawe wagiye mu by'isi oya ntabwo ari mu by'isi ntabwo nagiye mu by'isi kubera ko izi filime ni kimwe mu gisata cyangwa se ni kimwe mu byiciro bya siporo ni bimwe ni impano ni nk'uko tuzabona abantu bakina umupira tukabona harimo abantu bakunda gukora atletisme tukabona hari abantu bagira bakunda natation koga filime rero nayo ni impano umuntu ahabwa imufasha kwidagadura n'imyidagaduro kandi imyidagaduro ntabwo Bibiliya iyiheza none se uretse gato ndaza kugucalenjinga cyane rero yego ugaragaje filime nk'imyidagaduro none se imyidagaduro yose umukristo arayemerewe oya ntabwo yose yemerewe ni nk'uwe mwidagaduro utakwidagaduramo uri umuvugabutumwa hari nk'umwidagaduro wo kubyina ikimansuro par exemple ntabwo ugiye nabyina ikimansuro yego ntabwo wajya muri boîte ntabwo najya muri boîte yego kubera yuko ntabwo ari imyidagaduro rusange ni umwidagaduro ufite abantu bawuhisemo yego uretse n'umuhamagaro uri particularity ni umwihariko w'abantu bahisemo kuba gutyo kubera ko nta butumwa buhindura abantu wasangamo muri ubwo buryo muri icyo cyiciro cy'umwidagaduro yego ariko umuntu ashobora kureba filime yakinwe ko iyo dukina imico y'abantu tugira ngo niba yibona babone ko igira ingaruka bahinduke kuko ujya kwandika filime abanza kureba problematike ni ikihe kibazo gihari muri sosiyete ngiye gukemura hanyuma hari undi uzareba filime akabona abakinnyi bagenge na filime ikinamico zo mu ruhame yego twigeze kujya gukina ahantu i Huye dukina kuri scene hanyuma umukecuru umwe ahita azamuka ati uyu mugabo mukinnyi ugena nakinaga jewe nitwa bazi gupyeta nkina na digidigi nawe yitwa Karipofore ataba abagabo iwacu barahari ahita bagaragaza neza kubera ko twakinnye imico y'abantu bari aho ngaho ni kimwe na filime rero tiwajya nitwe mwakinaga hari naho dukina abantu barabashwana bati ni gute mwagiye kuvuga amakuru yanjye kubera ko twakinnye imico y'umuntu ntekereza ko ariyo mpamvu filimi zikora ku bantu kuko iyo uyireba uribona yego uribona bakinnye umuntu wananiwe kubyara none yagiye gushaka aga second office batameze nka kanaka cyangwa se bati imico yanjye ndetse yanabona ari Justine wanditse filime ko batari kuzi ko Justine turanazanye wasanga ibintu ari ngiye yararimo yandika naramubera imfasha nyigisho yego rero ntabwo filime iyo poza kuyoboka amana filime ntabwo ari igikorwa gikorwa n'abapagani kuko na filime na filime twakinnye twigana Yesu nubwo atari twayikinnye ariko hari abakiteri bandi ubu abantu bazi Yesu hari Yesu uzwi ejo bundi nakurikiye pasiteri wambaje Imana aravuga ati naberekwa iyo beretswe Yesu ubona wundi wo muri filime kubera yuko niwe bazi pourtant aravuga ati nta shusho Yesu iba ku isi nta foto yihari ariko abantu bakinnye filime baramwigana birangira abantu babaza ati wanabona uriya Yesu kumva ashaka kwibomba reka kumva ari Yesu koko hari n'umuntu utabikuramo n'utabikuramo uriya muntu niyo mpamvu filime yimpakitinga irakomeye cyane kandi ntekereza ko si ukwibeshya uko yimpakitinga dini faso positive yego niko ishobora no kuyimpakitinga dini faso negative cyane none reka nkubaze ubwo bimeze utyo rori iyo ariyo yose wayikina ntabwo rori yose nayikina niyo rori utakina rori irimo ibikozasoni hari nk'ahantu ujya gukina izo rori zikunze kujyana n'amafaranga menshi bakakubwira bati wowe uzakina urimo urarangira abantu rori zimwe bahitse ko hano iwacu ntabwo zikunze kwaba cyane ko abanyarwanda twese tugira isoni ko hari abo mbona zashize turi kugenda nyine mbona rwose turi kugenda tuvoma kugenda twaguka cyangwa mu buryo bubi hari aho navuga bati tuzakina role umuntu yiyambarasa n'undi
basomana mu buryo bugaragara rwose. Tekereza bagwaye role rero Ntabwo nayikina. na rwa rubavu rwawe kandi rurazireba. Bon yarazireba. Kanya wamubwira ko ari filime akabyumva. Oya ntabwo yabyumva. Ntabwo yabyumva. Kandi byari filime byavamo. Bon icyambere nuko byakwica ubutumwa. Aha voilà. Nubundi aho niho nshaka ko tuza kugenda dushinga urumambo guhuza ubuzima bwa filime n'ubukristo. Yego. Mu by'ukuri suko uri umukristo. Yego nabisenya muri za Namaze. Muri za Namaze. Ngira ngo nibyo. Umuvuga butumwa uri umukinnyi wa filime, hari abakuza ubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, hari n'abakuza uri umukinnyi wa filime. Tugiye kugenda duhuza ibyo bintu mu rwego rwo kumara imyumvire iba mu bantu cyangwa gusobanurira abantu ko batabyumva kimwe. Dore ko wamaze kumbwira ko muri filime hari rero utakina. Hariyo ntakina. Kubera ko nta kibigamije kwigisha. Cyangwa ishobora guhinduka inkomyi y'ubutumwa bwiza. Buriya siyo mpamvu nicyo ahanini gikomeye. Ikibazo nuko bibaza ngo iyi role ni ikina abantu bazayibona bazabihuza n'ubutumwa ushobora kuvuga cyangwa bazabihuza n'ubukristo. Ni nk'ibyo ibintu birimo ibikorwa byivugira. Harimo nko gusomana par exemple, kwambara ubusa n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Kubera ko ibyo bintu bituma ubirebye biramwica mu mutwe ahita hinyura Imana twavuze. Niyo mpamvu iyo role nshobora kutayikina. Nubwo yabirimo amafaranga menshi natuma kuyireka kugira ngo ibyarinda murange nabihinduye igihombo. Noneho reka turebe. Wowe initiative yo kwinjira muri filime wayigize ryari? Byaje mbere yuko uri umukristo cyangwa byaje n'ubundi warakishijwe? Ubundi jewe maze igihe kirekire mu bukristo, maze igihe kirekire mu itorero. Ariko jewe nagize ibyago byo kudakizwa ngo mpite mfatiraho. Yego. Tango nagize ibyago. Wabaye akazu yaza. Nagize ibyago mbi igihe kirekire umupagani wo mu rusengero. Cyari ikindi gice cy'ikiganiro. Icyo kintu kirakomeye cyane. Kirakomeye. Impamvu nyumvise nuko tubujuje. Efara nibo benshi. Abantu rero nanjye nababayemo. Mari igihe kirekire mu itorero, nkora n'umurimo mu itorero, ariko ndi umupagani. Ariko umupagani uterana. Nterana. Utura. Rwose imirimo yose y'itorero. Banza nabazaga no mu bandi. Aho havugaho gato nk'iminota 2. Hari abantu nzi neza ko baza kubonera message kuri icyo kintu ugezeho. Bakoze cyane jewe na n'umuvumo bikurura. Munini cyane. Jewe nabaye wakijijwe ryari? Uzi ko ubuzima bwanjye bwose navuga ko nari nkijwe kwa ko genda batijwe. Ariko uribuka ahubwo ugiye wakirijwe wumva n'ubundi kubera ko jewe maze imyaka irenga 20 ko nabatijwe mu 19. Yego. Njya mu itorero kuva icyo. Ariko hagati y'icyo gihe kugeza uyu munsi ibyaha byose abapagani bakora. Yego. Byose nabikoze. Kandi jewe uretse kuba naraje kumenyekana ngiye muri filime, ariko genda nabanje no kumenyekana nk'umupagani mwiza. Ntabwo kugeza uyu munsi, kugeza umunsi wakizwa. Kugeza umunsi nakizwa nabaye umupagani mba mu rusengero. Nkora ibyaha ndetse byinshi. Ku buryo umuntu abantu bicara batari ko tujye mu kayi kabari keza. Bakatari kwakabaza Valens barakazi. Bivuze ngo icyo gihe abantu bicara kavuga ati bazakazi no kuvuga ko bama muzi nk'umuntu ujya mu kabari cyane musengera handi azi bijyanye n'icyo. Cyangwa nakamubwira ati none se wagiye gusenga cyangwa tujye mu kabari? Ko ari umwaku. Ni umwaku. Ibyo bintu rero bigira ingaruka nyinshi. Iyo ubonye amafaranga, iyo ubonye akazi, Imana yarakavuzeho. Imana ivuga ngo nguhaye akazi ndirahiriye. Irirahiriye. Nguhaye akazi. Bugacya akazu kakajyamo. Ugahembwa umushahara warasabye Imana. Bwacyo ukawujyana mu bagore no mu tubari. Aho kazi ntukaramamo. Yego. Ntukaramamo rwose. Yego. Impamvu ziraza denku akazu kakavamo. Haro bihuriye n'inkuru yawe? Ubwo ndimo ndivuga rega. Yego. Icya kabiri cyemaze gukora mu bigo 6. Yego. Ibyinshi nagiye nkoramo nagiye mbiva atari ko contrat yarangiye. Kandi nuko akazi kakunaniye. Atari ko akazi kananiye. Ahubwo akazi impamvu zituma karangira kubera ko ari giwa misbehavinze. Kubera ko naciye ukubiri naho akazi katurutse. Icya kabiri hari amafaranga dutanga mu murimo w'Imana ntagira akamaro. Niba mpembwa miliyoni hava mugenza ntanga icya 10 kwa karo umuco w'abayuda. Yego.
icyo cya 10 nkagitanga ndakijijwe bimbera impfabusa nta kintu bimfasha icyo akora njyewe icyo akora burya Imana ishobora guha amafaranga ko watanze amafaranga iyo ni principle. Ni principe yo gutanga. Evara ni principe no gutanga. Kuko urabona nk'ibihugu byateye imbere wenda bitari hano hafi cyane muri Afrika. Nkaza muri Amerika burya abanyamerika bagira ikintu cyo gutanga. Yego. Kandi batanga atari uko basenga cyane. Babitu kwa kubazi principe. Ahubwo batenga kuko bazi kwiryo hame rikora. Evara. Nicyo ngicyo. None ukabona twe turasenga. Ko ntidufite amahamaza n'umugisha. Ntidufite amahamaza. Kandi dusenga. Ni nayo mpamvu abantu hano bakizwa benshi bagakena cyane. Kubera ko araba afite ibihumbi 10 abona umuntu wenda kwicwa n'inzara nirwe no kumugurira ikiro cya kawunga. Yego. Azahorana bya bihumbi 10 cyangwa yituruno turudesa abe muri urwo rwego rudahinduka kubera ko gutanga byanze. Uko nukuri igihe hari undi uri muri Amerika cyangwa n'ahandi wishyuye indaye ebyiri ariko hagaburiye n'abakene bane. Yego. Uri kumva icyo Imana ikareba uwo mutima wo gutanga vuga ngo nawe nguhaye ibyo no ngo ariko akanota bene karimo ibyo bintu bigira umumaro hano. Yego nibyina yego na ya mafaranga dutanga tudakijijwe yego bigira umumaro hano ku isi. Yego ariko kubijyanye n'iby'ubugingo nta kintu bimara. Urakoze cyane. Yego. Kuba utanze cya 10 cya miliyoni mu rusengero itoro rirubaka. Yego. Riragura amatafari. No mu rusengero uzagira agaciro. N'umurimo w'Imana ukorwa. No mu rusengero pasiteri n'abakristo bazafata muri mwiza baye banagushinga n'imirimo. Yego. Sometimes baye bagushinga n'imirimo bati umuntu turi kubaka inyubako niwe uzayishinga. Urabona monde ya capitalisme no muri religion ishobora kuba yaragezemo. Nahirimo. Itoro rishobora kubeshya kukijijwe nawe kwibeshya ubugingo muri ryo. Yego cyane rwose. Ibyo si ibintu bishoboka. Ni ibintu bisanzwe. Ukabaho uzi ko umutima ugushuka. Bibiliya avanga umutima umuntu urusha ibintu byose gushuka. Ukabaho umutima ugushuka kuri umukristo kandi uzi kutari ndetse wagira n'imbere y'abayobozi b'itora ati niwe mukristo dufite. Bati Imana guhumugisha. Bati buza uburyo yitanga. Yego. Kandi bakabara ya mirimo ariko Yesu. Ariko ntekereza ko burya amatorero menshi uretse amwe namwe y'abantu bihamagaye cyangwa se batari muri uwo mwuka ariko burya umushumba biragoye ko atamenya ngo kanakarakijwe cyangwa ntakijwe ahubwo kubera ko nawe afite uruhande rw'icyo ashaka. Bati cyakaraka ni igipagani ariko gitura neza gifite amafaranga. Reka tugishinga imirimo byiza kidufasha uru ruhande. Yego. Mu by'ukuri abantu mu rusengero barakenewe bafite amafaranga. Ariko kugira amafaranga wongeyemo gukizwa byakugira umumaro kurushaho. Yego. Byakugira umumaro mu by'ubuzima n'ubuzima bw'iteka. Uri kumva? N'amahoro yo mu mutima kuko umuntu ashaka kugira bafite amafaranga hano ariko akabura amahoro. Yego. Iyo ufite amafaranga ukagira n'agakiza bituma utunga amahoro mu mutima. Mahirwe se Imana ibiduha ibyo. Mbega bikamera nk'ibi byakubayeho. Amen. Amen. Sikia sasa. Urumva wowe ubwo buzima turi kuvuga. Yego. Wowe none ntabwo wabayemo no mu kigare wari gusobanukiwe. Kuri mu nzu y'Imana ariko utari umukristo. Hari n'abantu rero banzi muri icyo gihe mu hagati aho ngaho. Babaye confused. Banzi murokore cyane kubera ko twagiye duhurira mu rusengero, twahuriye mu butayu n'ubutayu nabojyaga muri icyo gihe reka. Twahuriye mu cyumba cy'amasengesho, akabanza nk'umukristo. Nawe akazaganira na mugenzi we ati sha wa muti barakije. N'inzoga nkwa. Yabaye Paulo ntakiri Sauli. Ariko biri muri ibyo bintu biri kabiri muri periode zimwe. Cyumweru kimwe abandi mu kabari cyangwa mu bindi byaha. Cyumweru gikurikiyeho nkumva mu rusengero. Yego. Kandi impamvu ndi gutinda ahantu harababaje. Yego. Uzinga sinzi ijambo ry'Imana mu Baheburayo ari kangahe. Niba hari umuntu ugoye guhinduka niyo puwe ndashaka kuza kuyimbwiraho byagenze ute noneho ngo uhinduke completely. Nukuvuga ngo umuntu ugoye guhinduka nzi ni umupagani mu rusengero. Yego. Abagoye guhinduka. Abagoye. Arutwa n'umuntu utabizi utarumvise n'iby'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo waza akabyumva agakizwa. Ariko umuntu ugoye guhinduka
ni umuntu wicaye mu nzu y'Imana ari umupagani kandi adashaka gusohoka mu rusengero. Yego. Kuko abo ikintu kizababaho niba batihanye sinjye ukiteka, ariko akenshi amahirwe baba bafite baba bategerereje umuriro utazima mu nzu y'Imana. Nicyo kibazo rero. None wowe papa, habaye iki muri ibyo mvuga bigoye kugira ngo wisange ugarutse muri position Yesu agushaka? Jewe nta muntu wundi bari kumbwiriza. Wakubwiriza iki? Koko ibyo yagomba kumbwiriza nawe wari uzi kubibwiriza. Urumva ikibazo kiba gihari? Nari mbizi ko bihari. Yego. Ariko burya iyo Imana igeze mbwira ikintu gikomeye, hari iyo ntago ari giye nayo yibwiye iryo jambo rinavuga cyane namwe kugira ngo uhombe nzaguhombya. Yego. Kandi yari bimbwiye kera, nyuma yaho nyine ndakomeza sinshaka kuguhomba. Sinshaka guhomba. Amaraje kwishanda vuga ariko ngo icyo gihe nari numvise indirimbo ya Jehova ire naho indirimba ivangwa amateka ntazibagirane. Yego. Intera gukurura subira inyuma usura amateka yawe. Sura amateka. Ndavuga ariko Imana yamvanye iwacu iyo ngiyo mu cyaro cy'iwacu i Karongi. Imana yakoze ibi, Imana igatanga kwiga, Imana ikanyubakira, Imana ikama kubyara, Imana. Noneho je mfite ibintu byinshi Imana yagiye imbwira muri iyo periode mo hagati, nagiye nandika. Subiramo ndabirifazinga. Reba ibintu Imana yagiye imvugaho. Usura amateka. Sura amasezerano. Tavare ku bundi. Ese pardon empe. Wari wavutse mu muryango usenga? Mu muryango mama yarasengaga. Yego. Mama yarasenga, mama yapfuye n'umunyamasengesho. Yego. Ariko papa ntiyasengaga. Yego. Ariko mama ofete giye ukuntu byagenze mu isambu yo kwa nyogokuru ubatswe mu rusengero. Nyogokuru wanjye byara mama. Yatanze minani. Yego. Atanze minani, marume wari oncle wanjye yari umuririmbyi muri Kuri Hosiana. Aho bamuhaye ahita hasaba paruwasi gihubaka umudugudu. Yego. Uwo mudugudu mama ukirizwamo abantu umuyobozi w'abanyamasengesho. Aho ni naho yaguye. Bivuze ngo ayo masezerano nyuma mbanyeho niba Imana aje kumishura yuko mama yasengeye kandi ko mama amasezerano kuri jewe. Icyo cyatumye mvuga ngo Imana mama yakoreye oye kuyikurikira. Niyo mpamvu uyu munsi umuyobozi w'abanyamasengesho wacu ku rusengero turabizaho. Tusubire ahantu usubira inyuma usura amateka. Ndavuga ariko se ibintu kuko Imana agiye imbwira ngo aho kugira ngo uhombe nzaguhombye. Ubu sinshaka kuzitaba umuhamagaro ndakajorite cyangwa ntakibasha kwigurira ipantaro kandi ikibikora cyangwa nkayitaba ndi mageragere cyangwa nkayitaba mundi buryo. Sanga Imana yahinjize investment nini uburyo bwose yakoresha guhamagara yabukoresha. Sanga ndebye nsanga Imana yashyizemo investment nini kuri jewe. Sanga uburyo nagiye mbona akazi n'uburyo bw'igitangaza, ibyo nagiye ngeraho byose nta kintu cya achievement nigeze ngera Imana itabivuze. Yego. Ndabaye Imana arayirumbiye. Wowe uri isura. Jewe ubwanje ndabaye Imana arayirumbiye. Kandi ikindi ndavuga ngo aho Imana ntishobora kuzampindura kabare kuko uyu munsi nkora umurimo w'Imana. Yego. Muri Zion. Yego. Ariko nkawukora mbizi neza ko jewe ndakijejwe. Aho Imana yazampindura kabarore. Yego. Baba nkwiye kwitaba. Ntumbaze ngo ni ryari. Yego. Ntumbaze ngo ni ryari ariko ni vuba. Yego. Wow. Fata umwanzuro. Ndavuga ngo uhereye none ngiye kuba umukristo ndakijijwe. Hitaye ku myaka myinshi. Nitaye no kugenda batirijwe. Ogiye byigeze no kugera mu hagati nshaka kubwira pastor ngo ngera mbatize. Uko numvaga ibyaha byose nakora atarabatizwa. Sanga n'undi byose narabikoze. Ubu ndimo nandika poem ivuga ngo mfasha urugendo ndimutse. Kandi abantu benshi bajya bibeshyaho ko umunsi bakijijwe hari umunsi babatijwe. Kandi umunsi umuntu yakijijwe n'umunsi yahindutse. Voilà. Niyo mpamvu uri kwandika poem ivuga ngo mfasha urugendo ndimutse. Ndimutse no kuvuga ngo ndimo ndasezera kuri babandi, ndimo ndasezera ko twakoranye ibyaha, ndimo ndasezera mbese mfasha urugendo nk'urwa mu Kristo yimuka ku mudugudu urimbukiro agana ku Rembo Siyoni. So nuko byagenze. Nigiriye inama umwuka wera anyemeza yuko ibintu ndimo gukora bitambereye. Yego. Ko ndi mu cyiciro kitari icyanjye. Ndavuga ngo ndimutse. Wow. Ndimutse.
kandi kuva uwo munsi numva narimutse. ubu uratuye Ndatuye. Nukodesha. Ubu nkomeje urugendo. Ubu ndi mu rugendo, Yego. ndi mu rugendo rwo kwimuka mva ku mudugudu iwacu urimbukiro. yego come on let's go back ku bantu babayeho mu buzima nk'ubwo wari ubayeho ni iki bari guhomba? Ni byinshi cyane. Yesu akigendana n'intumwa ze witwa Petero yamubaje ati ariko twebwe abantu twasize ibyacu tukagukurikira ubundi bizagenda biti? Yesu arambwira ati mwebwe rero abantu basize ibyanyu mukiri hano mugituye ino nzabakubira inshuro 100. Ikigeretse kuri ibyo nzabaha ikamba ry'ubugingo. Umuntu umwe ahita kubaza ati n'abarokora ukuntu ari bo ba mbere bakennye. Mu by'ukuri si uko tuzakizwa twese ngo tubone ibyinaha rwose. hari igihe abantu bazajya kuko mu ijuru hari abantu bazajya bagikennye cyane ariko bazajya bafite amahoro yo mu mutima hano mu isi yego n'ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. yego Abantu rero bagenzi banjye reka mvuga bari mu cyiciro cyanjye bari umuntu wize akabona akazi Imana ikamuzamura yakijijwe. Erega ibyo bintu uri kurondora ni ibintu wageraho udasenga. Donc yego ihame ry'amafaranga ni ugukora si ugusenga. Sibyo? None uwo Imana yabigejeje atarasenze. Yego. Yes. Kuko ari abantu hano badasenga batazi na Dawudi mu ijuru ariko bafite amafaranga kandi ari bo benshi. Nibo benshi. Kuko nyine bize kujera bize ukuntu watangiza 5,000 ukabona 5,000,000. Yes, ibyo bintu ntibisaba Bibiliya. Ntibisaba Bibiliya. Tubibwira abantu sibyo? Ariko uretse ko atari nabyo byazanye Yesu. Cyakora bigize icyamuzanye kuko nyuma yo kumwakira ashobora kubiguha nk'inyungu z'agakiza. Kuko nabyo mu byo dusengerezamo cyane ziri kubikomoka. Ni inyungu nizanshuje ariko siyo misiyo y'ubutumwa bwiza. Urabona n'insengero zikunzwe muri iyi minsi ni insengero zigisha prosperity. Yego abavuga ati ni mwakira amafaranga ni mwakira imibereho. Abantu bakeneye ibintu bifatika. Iby'umwuka byumvwa n'abanyamwuka. Yego ariko nubwira umuntu ngo hariya nuhasengera uratahana itike arajyayo nihajya gusengera kuko we ari kurebera ibintu mu bigaragara mu bifatika n'amaso y'umubiri. Aho rero duhite ko dutanga nyine n'isomo. Yes. Biriya bintu ibyo bintu ni umugisha wo mu gakiza Yesu ashobora kuguha rwose pe. Ariko uwo mugisha n'abisi bashobora kubona batawusengeye. Cyakora kuri bo sinzi ko wakwitwa umugisha kuko ibyo iby'ubutunzi. Yego. Umuntu mwashobora kubitunga ashobora no kuba heredity cyane rwose. Umuntu umwe uvuka mu muryango watunze nawe ugatunga. Ariko icyo ngiye kuvuga ku bintu bijyanye no gukizwa. Ikiza cyo gukizwa neza kandi cyo guhindukira. Yego. Ikiza cyabyo kuko inaha dutuye buriya niba hari ubwoba abantu bose bagira nubwo gupfa nyine. Ariko genda avuga ngo ndamutse mfuye naratunganije iby'ubu buzima naba mfite ibyiringiro byo kuzakomeza kubaho. Nasomye agatabo k'umugenzi ndeba uburyo umugenzi yimutse, ndeba struggle yanyuzemo, ndeba uburyo Isayo yanyuzemo, ndeba ubuzima bwo kugeza ageze kuri Siyoni. Ni ubuzima butoroha, ari nayo mpamvu ntekereza yuko abantu benshi tujya dutinya kwiyangaja muri ibi bintu kuko gukizwa ntago ari umunyenga. Biravunanye. Ukizwa ufite amafaranga ashira. Kuko ushobora kuba yabanaga mu buryo butari bwiza. Ushobora kuba ufite amahame twavuze kandi Imana itemera gukorera. Ariko niba hari ikintu kiryoshye ni ukugira ibyiringiro by'ubuzima buzaza. Kandi numva ari byo biryoshye kurusha. Ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Yego. Ikindi tukirina nubwo tutatunga iby'amafaranga ibyifatika amahoro yo mu mutima. Yego. Kuko ubuzima bukozwe no gukizwa bukozwe no kwigomwa no kureka ibyo twakundaga no kureka ibyari bidufitiye inyungu mu byinaha. Iyo umaze ubiretse utari mu gakiza udakijwe byagutera depression. Yego. Ariko iyo ubiretse bwo gutumbira umusaraba biguha amahoro mu mutima. Biguha amahoro. Uraryama ugasinzira rwose. Uko ni ukuri. Kumva uguwe neza. Niyo bidahari uba wumva nyine bizaza cyangwa se bitanaza. Ngo umwami Yesu ankunda ndamo.
Voilà. Ndamaho. Unyurwa oya muri make gukizwa bigushyira ku rwego unyurwa n'ukuri. Dushonje cyangwa turiye, tutariye, turyamye, tutaryamye, twize, tutize. Hari umubyeyi uherutse kuduha ubuhamya. Yari afite akarengane aterwa n'umuryango. Igitondo kimwe yajya kurega umugabo muri Niba turi. Arabyuka ajya muri Niba turi ajya kurega umugabo. Aramubwira ati Imana ni wowe wabigenje gutya na gutya ariko dore kana nakunda ngenje. Ko nzi ntiwagiye kurega Satani ejo bundi. Icyo kiganiro kirebe kuyoboka Mana TV. I like that. Umumama w'imusanze rwose rimba muri korali y'imusanze ari muri ADPR. Byaramurenze namaze imyaka myinshi mu 10 kandi asenga ariko abona ubuzima budahinduka. Ajya ku murenge. I like. Abwira Satani ati duhurire ku murenge. Icyo kiganiro naza kukireba. Kirebe neza uraza kukibona. Undi yagiye kurega umugabo amurega muri Niba ture. Agenda aregera Imana avuga ati umucamanza utabera. Umubyeyi turasengana. Ati umucamanza utabera none nararenganye ndengana n'abana Imana yaramurenganuye. Niyo makuru meza hari. Nari ngiye kuvuga ngo ubu yararenganuye. Ikirego cye cyarumvise. Reka tubwira abantu badukurikiye. Umuntu wese afite uburyo Imana izamutabara. Yego. Ubwo ni uburyo bwe. Yarahishuriwe. Reka noneho nkubwire igikomeye. Nubwo mvuze ngo hari umuntu agiye kurega Satani ku murenge abantu bashaka kubyumva nk'ibintu biri bizarre, nk'ibintu by'abasazi bidafatika. Nawe ndagira ngo mbwire abantu ko baze kwireba icyo kiganiro. Ubu ni umuntu ukomeye. Kuva uwo munsi ava ku murenge ubuzima bwe bwarahindutse nubwo byari byacanze abapolisi n'abantu bo ku murenge. Yagiye mwiyerekwa ko kabona Satani aratsinzwe ngo aroha mu muriro. Ariko ubwo n'uburyo Imana yatabayemo hana ntago ari bwizatabaramo nyirakamana niko bimeze buri wese ishobora kumwumva uko ari. Ariko icyo nashaka kuvuga no kuvuga ngo ubundi iyo tudafitanye ubumwe n'Imana iyo tugize ibibazo tubwirane. Iyo tudafitanye ubumwe n'Imana icyo kintu kirakomeye. Yego. Iyo tugize ibibazo hano ku isi ko hari ibibazo tugira abantu bakomeye tuziranye bakabatabasha kubikemura batakoraho. Uragiye wenda urwaye sida. Urwaye sida. Papa wawe ni minister. Anko na ambasaderi muri Amerika. Yego. Amashuri arahari n'amafaranga. Ntacyo bari bubikore. Niki nayahe mafaranga? Nire jambo ryakora ku icyo kibazo. Ariko kubajije ikintu gikomeye. C'est ça. Nugushaka. Niba ugira ibibazo abantu batakoraho ubiturande. Ariko ikiza cyo kuba wumva ufitanye ubumwe n'Imana nta birantegirimo hagati aho ngaho. Ubuzi ko nujya imbere y'Imana nubwo utakumvijwe nubwo nta muhano uzabivugaho ariko Imana iguha amahoro yo mu mutima nubwo ikibazo kigihari ukabana cyumva utuje kuko wakibwiye the right person. Yego. Umuntu uba muri Kristo ariyakira. Ukavuga uti nta mafaranga mfite it's okay. Nubwo mbona mfite sida. Yego nubwo ndwaye sida. Nubwo umubiri unjya. Nubwo ndwaye kanseri. Nayo byamubayeho. Aravanga uruhu rwangira rumara kubora. Nzareba Imana afite ibyiringiro byo mu gihe. Ndashima Imana ku bwawe kubw'ibyiringiro ufite uyu munsi. Ndashima Imana ku bwa verisiyo yawe yo guhinduka umukristo mwiza uvuye kuba umupagani wo mu rusengero. Kandi itorero urebe ingaruka ziba ziri kuwo muntu. Itorero nabo basengana bahora bamubeshya ubugingo. Yego. Kuko erega bo nta yandi maso bafite arenzayo bakubonera. Yego. Kuko niba bakubona uyobora amateraniro bakakubona ubwiriza bakakubona utanga icyacumi bakakubona ufasha abantu barushye uvuga ati ariko Imana ifite abantu. Kumbe nibazi utanditswe. Yego. Niko abantu babeshya ariko burya umutima w'umuntu w'umurondora kurusha ibindi bintu. Yego. Umutima urakora wabasha nubwo ukora ibi uri umupagani. Yego. Wanariya parayiro ugasanga nibyo wakoze byapfuye ubusa. C'est ça. Niyo mpamvu rero ahantu ni heza ho kuba. Kandi icyo mpamya cyo umuntu ukora nabi ababizi. Nukora neza niyo bagushuka bakagushyeshyenga ubuze ukuri kwa kuri mu mutima wawe. Ubizi neza yuko ibintu uri ukuri kubikora nyuma y'urugo. Inyuma y'urugo ni ngo mu rugo rw'Imana ntubarwa. Mu rugo rw'Imana uri kubarwa. Yego. Urakoze cyane. Reka tuze ku iyi verisiyo rero tugenda dusatana n'umusozo. Ubu aho rero uri mu rusengero ukora ibintu gutyo bivanga bariko mbyita igihe kiragera umutima nama n'umwuka wera biragusura tugomba guhinduka none ukava muri iyi nzira. Tuze mu by'ubu buzima n'ubundi uravuga ati noneho reka mbe n'umukinnyi wa filime. Kuba umukinnyi wa filime
mu mpanga reka bariho ngo fixa cyane niho nkuzi watangiye gucya muri filime ryari mu mpanga byajuti turasuza Bahavu turamusuhuza na Feri wamubwira iki niba dukurikiye yarakoze kunyukiriza ngira ngo ni mabuja cyane ni mabuja kuko niwe watumye njya muri iyi industry ni iki wamubonyemo kidasanzwe wenda mpereye ku buryo najemo yego 2019 umugabo witwa Mfizi Felix Kamanzi yakoze filime yitwa 2019 yitwa Inzozi cyewe ntabwo nari mfite dream yo kuzakina filime yego ariko nasanzwe muri industry ya cinema na poesie yego I mean ya theatre yego hanyuma muri theatre wabagamo muri nakinye theatre n'ubunyina mu murage yego hanyuma urinde mu murage Gasake okay nene nakinye ubwo abantu bakunda Gasake nguyu turicaranye nguko mbese Mfizi twarakoranye ama theatre atandukanye ya radiophonique hanyuma yanditse film Inzozi arankastinga njya gukina kuri scene akinaga mu mpuriramo n'Abahavu turakinana dukinanye mu Nzozi nakinye yewe iyo episode ya mbere sinanagarutse kuba ko nahise njya mu kazi kamboha yego nzema nakazi kanzirika film irakomeza ariko Bahavu anyura mu mutwe yankastinze nabwo yarabitubwiye ko yandika filime Impanga uretse ubwe abandi ba acteurs bose yabanditse ntabazo uretse Boss Rukundo yanditse Boss Rukundo azuba ari kwandika kubera ko twari twarahuye ubwo abakinnyi mwari babiri imbezi twari babiri aho twakina yeze ngo uyu muntu yaba ari we Boss Rukundo nyuma ngira ngo haciyemo igihe yamaze kurangiza script atanye casting arampamagara ati burya ndira mu casting ati mfite projet twazakorana turatangira akinye filime gutyo Impanga urumana yitangiyemo kuva 2019 kugeza uyu munsi sinakunze kujya muri filime nyinshi kubera ko filime zitwara umwanya cyane zisaba n'urukundo rwinshi yego niyo mpamvu navuze ngo Impanga ariyo natangiye mareka nyigume mba ariyo nkina icyo akora nza gukina na The Bishop kubera ko twara umwanya ubu rero The Bishop ni yande The Bishop ni ya Zacu TV nica kuri Canal Plus yego hanyuma kubera ko Justin ari umuntu wanjye wabugufi yanditse filime nkastinze ngira ngo Justin n'ubundi murakinana dusanzwe dukinana mu Mpanga ya Mpanga ariko nayo ko yarebye mu Mpanga akambonamo umuntu twakorana nagomba kumwitaba yego none mudufite n'agasake mwenda gupfundura rero vuba ngaha muzabona nta joro ridake yego nta joro ridake yego irakaze komise nyikunda iyo titre ubwayo yagukurura ko muri abahanga muri titre ko mugiye kudusimbura Justin biga ko yikoza ari mu mwuka nta joro ridake ariko buri afite amakuru y'iryo joro afite amakuru tuzayamenyera muri filime bizajya habona bizajya habona kabisa urakoze cyane noneho indi version nshaka kuzaho ugiye muri filime uri umuvuga butumwa uri umukristo uri umurokore uri umukristo muri Zion Temple ntabwo itoro ryigeze ribigiraho ikibazo turi umukristo wacu n'itagiyemo kuko twavuze ko abarokore batabigiraho imyumvire isa bo buriya genda nashimira umushumba wacu Apotre yagushyize ku ruhande ati mwana wanjye garuka mu nzira genda nashimira Apotre umushumba mukuru avuga yigisha ku misozi 7 yavuga imisozi 7 avuga n'umusozi wa entertainment ibyo ntarabyubaha no mwigisha mwiza mwigisha mwiza cyo kirazwe ntabwo nsengera kuri Zion headquarters nsengera kuri Zion mu Rubirizi ariko still ni ishami ni paruwase ya Zion nigeze kugira umuntu umwe muri eglise arampamagara arangicaza arambwira ati none se w'imbere se mu by'imirimo y'itorero ni umukristo usanzwe yego ariko nyine ni umuntu ukunda gusenga yego arambwira ati none se buriya biriya bintu bamo ntabwo bibangamira umurimo w'Imana arasenze ati hano ubona ko ati hano ubukina na Miki ati hano ubona ko nta butumwa burimo irafari byasabye ko mwishaza nkamusobanurira filime ibyo ari byo nkamusobanurira
ambwira ati nabonye Niba urusengero rwa Bishop ati biriya bintu ese si ubujura kandi ureba ikigoye cya filime kutabisobanukirwa uzi kuba abantu bafite imaje yawe nk'igisambo ku buryo ushobora no kwinjira mu rusengero ugiye mu ivugabutumwa cya gisambo cy'itorero se nacyoroye kubera ko tudafite ubwo bushobozi bwo kwinterpreta filime ngo tuyihuze n'ubuzima nyine bwabereye kuri set ukarangira. Byasabye ko musobanurira ko iyo ngiyo ari entertainment, ari umukino, nta kurengera kurimo, icyakora kw'ibirenze ibyo ngibyo nanjye bikabije ntabikina. Icyakora kubw'amahirwe nabonye twatandukanye, abaye convinced yumva ibyo ari byo. Ariko ubwo ni umuntu umwe watinyutse kubimbaza. Sibyo nkubwira. Yego. Ubwo hari n'abandi bambona mu murakatare kasa bakina filime ati nguwo yaje. Ariko ubutumwa twaha Kristo nuko iyi ni entertainment, ni imyidagaduro mu yindi, kandi nababwiye ko na filime ya Yesu hano turayifite. Abantu bakina filime ya Yesu kubwo kwigisha, bivuze ngo filime tuzikina tugamije kubwira abantu iby'ubu buzima n'uburyo babusohokamo cyangwa n'uburyo babana nabwo. Niba Justine ari kwandika filime ivuga ngo nta joro ridacya, hari abantu hano bibereye nijoro nuko izuba riri kuva, hari abantu bari mu ijoro byanze gucya. Birashoboka ko zareba iyi filime iratugeraho ryarira bwa Justine akagira vuba, nuko agire vuba niba ari kureba iki kiganiro agire vuba. Ariko nta joro ridacya iba ari inyigisho kubwira abantu ngo nta joro ridacya nirizacya. Yego urakoze cyane. Noneho ubu rero mu nzu y'Imana uyu munsi uyu muntu twicaranye Valens ni muntu ki, ni cyakora mu nzu y'Imana, umuhamagaro wari kuwukoresha ute akabihuza na filimi? Mu nzu y'Imana nsanga muri Temple Rubizi nasizwe amavuta y'ivuga butumwa, ariko umurimo nkora cyane no amasengesho, ko ndi umuyobozi w'abanyamasengesho. Yego. Kandi numva ndabikunda ngeze mvuga ko mama yari umunyamasengesho, mba numva ibi bintu ushobora kuba nawe Imana yarabimusezeranyije. Oya ntacyo wakora ngo ukwepe umurage. Yego. Buriya ni ukuvuga ngo yakuziritse ku Mana. Kandi icyo kintu kibaho nuko abantu batajya bacyumva, nk'uko imiryango iterekera. Yego. Ikavuga ngo uyu mwana wanjye, umwana wese w'imfura uzavuka tumuraza iki kintu, turamugutuye turamuguhaye, ntazajya abyara, bakamumurikira nyabingi kamwakira. Nicyo gitambo tuguhaye. Ni nako umubyeyi w'umukristo ashobora kukuzirika kuri Yesu ku buryo kujya kure yabyo bitaguhira. Uko ni ukuri. Yewe nigeze kuyijyana n'umuntu ngiye kumugurisha inzu nari narubatse, tugezeyo yanga kuyigura. Nawe ashobora kudukurikira, umugabo witwa Chance atuye ku Gisozi. Yego. Niwe waje ambwira amakuru, ambwira ati ati wowe rero ati hari amakuru Imana ifitanye na mama wawe, ati kandi uzabona aho yacikira. Ngwiki ko ntajya mpita nguha inkuru isa n'iyo nibyo kugira dushimangira ibintu turi kuvuga. Ahita ambwira mama waruma icyo gihe hari muri 2017. Urumva mama yari amaze imyaka 20 nayo yarapfuye, ariko nzandira version yo kumbwira amasezerano Imana yagiranye na mama n'ibyo yamusezeranje. Mu byo muje mbona n'ibyagiye bisohora, mbona amurutonde, ndavuga nti buryo uziko Imana ikurikirana isezerano kugeza igihe risohoreje. Yego. Rero niyo mpamvu ibi bintu bituma nshaka kubwira ababyeyi ngo tujye tumurikira Imana yacu abana. Tugiye ngo ubwira Imana ati uyu mwana ndamugutuye azagukorere. Umere nk'ahana harya ni hana wavuze ngo nimbyara uyu mwana ngo nawe uzabonye umutambyi. Kuri Imana yari ifite ikibazo cy'umutambyi, hana afite ikibazo cy'umwana. Imana ibibyumva. Rero ntakiri Imana ari gukora gereke gusoza ririya sezerano kuko yari ifitemo imigabane. Pastor wacu yatubwira yuko afite abuzukuru, ajya basengera, agasengera n'abana bazabyara kandi n'utwana dutoya. Yego. Biriya bintu ntabwo ari anvane, ni ibintu bikora. Bivuze ngo uyu abana ashaka ko bazabanje nitse abana banjye, umwana wanjye mukuru afite 5 n'igice, nkubaza ngo uzabiki. Ibyo mbwiye ngufasha kubishepinga tugasenga, agafata umurongo muri Bibiliya, ku mugoroba bajya kuryama akaza akayisubiramo, nkavuga ngo iyi mirongo izabahame.
yes ni byiza kuzana abana mu rusengero tubwira n'abakristo babadukurikiye niyo mpamvu twitwiyoboka Imana TV niba umwana umusiga mu rugo uje gusenga wowe umusizeye voilà zana umwana aterane n'abandi yumva ukuntu mu nzu y'Imana hamera akiri muto ngo umenyereze umwana inzira zarinda saza taraye voilà ari abantu bibeshye yuko abana ngo bakiri bato bataratangira kubyumva ko tubashyira muri nasari twishyura amafaranga yego tukishyura abana 300 ku gihembwe yo kujya muri nasari kandi ugasanga nta bintu byahindutse byinshi ariko biba bihari yego biba bihari ntabwo ijambo ry'Imana rishobora gutambukira ubusa niyo basenga bagasengera bateranye uwo munsi nawe arimo uwo mugisha w'uwo munsi uramukurikirana ubu rero buruta ubuvuke reka nkubaze hano noneho dusoza kuri iriya rero ukina mu mpanga ni icyo ushaka ko sosiyete kwigiraho bon sosiyete ndumva ishaka kwigisha yuko mu rugo mu muryango ibibazo ntibibura kubaho abantu abadukurikiye ashobora kuba adafite ikibazo cyo kutabyara nk'uko twakigize na Rebeka ariko ikibazo cyose kije mu muryango ntabwo gikwiye gukemuzwa ikindi kuko ikibazo ubona uri kutubwira aho bigeze ndi kuvuga aho bigeze abantu bajya no kureba impanga bareba ukuntu uri seriye anashishikaye mu kwikemurira ikibazo niko bimeze kabisa ntabwo ikibazo nta buryo madamu ajya abireba wenda akikanga madamu arabizi kuko impanga yigeze kugikinira n'iwanjye mu rugo abona uburyo shooting zigenda abona yuko ni ibintu nyine biri aho ngaho yiziraho bibera bivuze ngo urugo nta rugo tuzatunga rumeze nk'urutuye muri paradizo urugo rwose ruzagira challenges ruzagira ibibazo yego ariko ni ngombwa yuko ikibazo kibaye mu rugo twirinda kugikemuza ikindi kibazo ubu ndashaka kuvuga uburyo giye n'umugore wanjye twakemuje ikibazo ikindi umugore wanjye yakemuje ikibazo kuryamana n'umukozi wanjye kugira ngo areko yabyara umwana nanjye ikibazo ngikemuza kwishakira kandi kana hanze byose ntibyatanze umusaruro n'ubundi style urubyaro rwarabuze n'ubundi style rurabura nimwe twavuga rero byo kwicira inzira ushobora kuyicira kuko ari iyawe Bibiliya iravuga ngo abana n'umwanda uturuka ku Uwiteka abana Imana itaguhaye abana my friend inzira zose wacamo ntabo wabona kuko abana batangwa n'umuntu ku bibazo rero biba muri rusange muri sosiyete nuko dukwiye kwitoza mu ngo zacu kuganira ibibazo byacu tugashaka ibisubizo biri common twumvikanyeho atari kugira ngo buri wese yaranje ku ruhande kuko inama y'abantu babiri Imana irayubaha burya njya mbona no mu rugo iyo tuvuze tukavuga wenda na madamu ikintu kiraturemereye ikintu tuyendikiwe dufatane ibiganza cyo tugisengera uzi ko kiriya kintu Imana icyumva cyangwa igikemura kurusha uko nagiye kurana nkagisengera no ko madamu agiye kurana akagisengera ubumwe bw'abantu Imana cyane cyane ubumwe bw'abashakanye Imana irabwubaha kandi bikorera ikintu gikomeye yego urakoze reka tutaza kurangiza filime ya Bahavu itararangira wasanga ibintu uri kuvuga bitaranasohoka aho ntibirukanwe wasanga ntibwirukanwe mu kazi reka tutarangiza filime ya Bahavu sinamukira wenda bikiri muri script bitarasohoka gusa ndishimye thank you for your time wakoze kubana natwe noneho ku bakristo se bari badukurikiye batandukanye babarabo muri Zion Temple n'abandi batandukanye wababwiye iki mu masegonda 32 kabiri ni iki wigira kuri Apotre Gitwaza nk'umushumba wawe bon Apotre mfite ibintu byinshi namwigiraho icyambere nuko ari umugabo ukorera Imana mukuru no mu mwuka biriya bintu ni byiza nifuza kubigeraho hanyuma ku bakristo nifuza gutanga message yuko kubabwira ko gukizwa nabi bitera umwako biba byiza kuba mu nzu y'Imana kuko kuba mu nzu y'Imana biravuna iyo udakijijwe reka dushake ibitaboneka mu nzu y'Imana ko birahari kandi iboneka ubwo bihari dukizwe neza Imana izabiduha wowe n'iki wiyigiraho wumva gitahagarara ubundi ndindo umwarimu mu bikwiyigiraho biragoye kuko ikintu niyigiraho nuko gukizwa nabi byarandindije mu buryo bwombi byarandindije mu buryo bwombi mitavuga ngo isomo niyigiyeho nuko utazongera gukizwa nabi none iryo abantu bakwigiraho nabo ni nk'ibyo nyine nibagakizwe nabi nabo bige nibagakizwe muri urugendo rw'agakiza hagati y'iby'Imana yagukoreye n'ibyo yagukoresheje nicyo ujya wumva kiremereye kurusha ikindi Imana yankoreye ibintu bikomeye
Imana yankoreye ibintu biri nombrable byinshi cyane byagukoresheje Bob ntabwo Imana yankoresheje ibintu bihambaye ko sindi umuhanuzi ngo arona hanuriye rega ndi wirarira ntabwo ariko urumukiriye mwiza hari n'indi role mbonye wakora kweri nanjye nimpanga agaproje ka filime uzaba witeguye akazi nzaya guca koko nawe ubyumve nta kibazo usubije neza cyane merci kanongereho neza cyane wow urakoze cyane umurimo Imana yakoze muri twe uruta ibyo yadukoresheje yego ni mugari cyane nakubwiye ko no mu bintu byaneye kumva nkwiriye gukizwa kuko Imana nyifitiye umwenda ufite n'impano y'ubwenge amen thank you so much thank you murakoze abarimo dukurikiye ibiganiro byacu nakagaruka thank you Evangelize le monde pro service dutanga dufata kandi tugatunganya amafoto n'amashusho y'ubukwe bwawe neza ndetse n'ibindi birori bitandukanye urifuza gukoresha YouTube tugufasha kwagura YouTube channel yawe vuba ukeneye channel yo kugura nabyo turabigufasha ufite channel ariko wabuze uko ushyiraho ibiganiro tugufatira amashusho tukakweditingira ndetse tukanabigushyira kuri YouTube channel yawe mu gihe gito nawe ubutangiye kuryoherwa n'ifaranga rya YouTube kubifuza ko ibirori byabo birebwa mwako kanya ku isi yose dukora live streaming ukeneye kwiga gucuranga piano cyangwa gitari aho waba uherereye hose ku isi tubigufashamo utiriwe uva aho uri dukorera mu Rwanda no mu Bufaransa waduhamagara kuri izo nimero ubona kuri screen yawe Evangelize le monde